amaso yacu ahumutse tukareba iby'Imana iturenza. Ibi biturya ntibigire icyo bidutwara ntidupfe. Imivumo batuvuma nidufate, ubuzima bwacu bwakabaye ubwo kuramya Imana gusa. Amaso yacu ahumutse tukareba iby'Imana iturenza. Amaso yacu ahumutse tukareba iby'Imana iturenza. Ibi biturya ntibigire icyo bidutwara ntidupfe. Imivumo batuvuma ntidufate. Ubundi ubuzima bwacu bwakabaye ari ubwo guhimbaza Imana gusa. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data, birashoboka ko uri mu bihe by'umubabaro, uri mu bihe uri guhamagara Imana ukabona wagira ngo ntiri kukwitaba, uri mu bihe abantu bose bagutereranye. Ariko ndajya nkubwira ngo ibyo bihe ntibikwihebeshe bikwibagize ko Imana na cyagiye yagutabaye, ya Mana yakurengeye na cyagiye n'uyu munsi yakurengera, n'ejo hazaza yakurengera. Ndajya nkubwira ngo igihe cyose utaricara utekereze ku mirimo ikomeye Imana yakoze, ntuzigera ubona ishimwe washimira Imana. Nyamara Dawidi nawe yararebye aravuga ngo nubwo hari ibintu ndi kubona byanse, aricara aratekereza aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ngo ubwo abantu baduhagurukiraga ngo baba baratumize bunguri tukiri bazima, ngo ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, ngo amazi aba yaraturengeye rwose, ngo isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Arangije aravuga ngo Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ndagira nkubwira ngo ujye ushimira Imana ushingiye ku bintu bikomeye yakoze. Ujye uvuga ngo Uwiteka iyo atahaba kuri ya agisida yabaye, Uwiteka iyo atahaba muri cya kibazo cyari cyabaye, nyamara nawe isuri iba yaratembye ku bugingo bwawe. Fata umwanya ushimira Imana bucece ushingiye ku byo yakoze. Amashimwe azarema n'ibindi, kuko indashima ntiyongerwa, ariko umuntu ushima burya wanamwongera ntacyo bitwaye. Yesu aguha umugisha kuremerwa ishimwe rishyashya mu mutima wawe ushingiye ku byo Imana yakoze. Amen. Yakoze imirimo